Impamvu zitera kwiyongera gukabije kw'ibiro mu bana bato. Tuguhaye ikaze kuri iyi channel yacu. Ngewe ubahaye ikaze ndi Japhet Ntakirutimana. Muri uyu mwanya reka tuwufate tuvuga ku mpamvu 5 zishobora gutera umwana mutoya kwiyongera gukabije kw'ibiro, bityo n'umubyibuho ukabije ukaziraho mu bana bato muri iki gihe, bitewe n'aho iterambere rigeze ndetse n'imirire, usanga biri kwiyongera cyane ku rugero rwo hejuru. Muri rusange, nubwo bizwi ko kurya ibiryo bibi byuzuyemo amavuta menshi no kwicara igihe kirekire ari bimwe mu byongera ibiro cyane, gusa mu bana usanga atari ko bimeze. Nubwo benshi bifuza kubona no kugira abana babyibushye, gusa iyo uyu mubyibuho ukabije obesity bishobora gutera ingaruka nyinshi mu gihe bakuze, kuko nibwo batangira kwibasirwa n'indwara zifata abakuze babyibushye bidasanzwe, nk'indwara z'umutima, imitsi, yewe ndetse na diyabete. Wakwibaza utese mu bana n'iki gituma ibiro byiyongera mu buryo bukabije? Hari impamvu 5 tugiye gusesengura tuzikuvira imuzi kugira ngo twese dusobanukirwe. Ku mwanya wa mbere, umubyibuho ukabije mu bana cyangwa kwiyongera ibiro gukabije ushobora guterwa n'akoko n'izindi ndwara. Ku mwanya wa mbere ahangaha mu bishobora gutera umubyibuho ukabije mu bana bato hazamo akoko genetics. Nubwo atari buri gihe, gusa ababyeyi babyibushye bikabije bakunze kubyara abana babyibushye bikabije, kuko usanga bitewe n'uko ababyeyi babyibushye babaho, uko barya, uko bitwara mu buzima, ari nabyo abana babyaye, ari nako abana babyaye bakomeza kubaho. Ku mwanya wa kabiri turahasanga kurya bitinze cyane, gutinda kuryama bitinze cyane, gutinda kuryama nijoro ku bana bato bihindura cyane uruhererekane rwo kuryama no kubyuka mu bwonko bwabo. Iyo ibi bihindutse, biri mu bitera kwiyongera kw'ibiro cyane. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko uko umwana akererwa isaha imwe kuryama, ari nako body mass index ye yiyongera. Ku mwanya wa gatatu turahasanga kurya cyane ibiryo birimo isukari, cyangwa se kurya cyane ibirimo isukari nyinshi. Iyo utekereje bombo, biscuit, fanta, ice cream cyangwa ibindi biryohera, kenshi ubisanisha n'umwana muto. Nubwo bikundwa n'abana benshi, gusa nk'umubyeyi ni byiza gushaka uko wagabanya ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa byongewemo isukari cyane ku mwana muto, kugira ngo bimufashe kwirinda kwiyongera kw'ibiro bikabije. Ku mwanya wa 4, kuryama igihe gito. Umwana uryama atinze kimwe no kuryama igihe gito, byose bishobora gutera ubwiyongere bw'ibiro bukabije. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko abana baryama amasaha ahagije bibarinda kwiyongera cyane ibiro bitajyanye n'uburebure bwabo kurusha abana baryama amasaha make. Umwana wese utarengeje imyaka 5 agomba kuryama byibuze amasaha 10 ku munsi. Ku mwanya wa 5, kudafata ifunguro rya mu gitondo. Iri funguro uretse kuba ari ingenzi mu bakuru, mu bana bato ho ni akarusho, kubera kubyuka benshi bajya kwiga cyangwa ababyeyi bakabyuka bajya ku kazi. Benshi bakunze kwirengagiza ifunguro rya mu gitondo. Kudafata ifunguro rya mu gitondo bishobora gutuma ibiryo
ibiro byiyongera mu buryo bukabije bitewe no kuryagagura nyuma yaho. Reka turebere hamwe rero noneho ibyafasha umwana wawe kugira ibiro bingana nuko areshya, bityo bikamurinda kugira umubyibuho ukabije, obesite. Ku mwanya wa mbere, gerageza kugabanya ibibonekamo amasukari umuha nka biswi, ice cream, bombo, imitobe itunganyirizwa mu nganda kimwe na za keke. Umwanya wa kabiri, koresha uko ushoboye umwana ajya afata ifunguro rya mu gitondo. Ku mwanya wa gatatu, murinde ibyo kurya bibonekamo amavuta menshi kandi bikaranze cyane nk'amafiriti n'imigati irimo inyama. Ku mwanya wa kane, gaburira umwana wawe imboga nyinshi n'imbuto zihagije. Ku mwanya wa gatanu, gerageza kurinda umwana wawe telefone, televiziyo n'ibindi bituma yicara cyane, ahubwo umushishikariza udukino dutuma agenda cyane akina n'abandi bana. Turabashimiye kuba mwabanye natwe, ni iby'agaciro. Niba uri mushya wowe wari udukurikiye, reka nkwibutse ko ushobora gukanda subscribe, ibiganiro by'ubutaha bikazajya bikugeraho mu buryo bukoroheye cyane. Turabashimiye rero, naho ubutaha.